Uwiteka yabashimye cyane, yavuze ngo nzi imirimo yawe, rwose imirimo yawe arayizi, nzi urukundo rwawe araruzi, no kwizera kwawe arakuzi, no kugabura kwawe, no kwihangana kwawe. Erega basigaye baranagabura, bavuga ubutumwa bwiza, bavuga ijambo ry'Imana, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Ubusambanyi ni bwinshi muri iki gihe, abantu bari gusambana na maraya. Maraya yobeje benshi, uburaya bwa maraya buyobeje benshi, inyigisho za maraya ziyobeje benshi. Ngo nimugende murye, ngo nimugende mukore ibyo mukora byose ntacyo muzaba. Ngizi inyigisho za maraya, yiyambitse uruhu rw'intama, nyamara imbere ari isega iryana. Bene data rero, mwebwe abasigaye bituwatira, nimwihangane, musaba umwuka w'ubushishozi, musaba umwuka wo kurobanura imyuka, kuko Yezebeli arabaziye. Yezebeli atumwe na Satani, abatumweho kugira ngo abarimbuze, abatumweho kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Ni mwebwe ahagurukiye, ni mwebwe mu muraje ishinga, kuko abandi bose arabafite, abandi bose yamaze kubagusha, ariko uyu munsi ahangayikishijwe n'abasigaye bituwatira. Mwitonde rero, iki kintu mugikosore, kuko Uwiteka yababonyeho umugayo umwe gusa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti bakundwa mu Mwami wacu Yesu Kristo, ndabasuje aho muherereye hose, mbifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe. Ikaze kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabakunda cyane, ndashima Imana kandi kuko yampaye kubagezaho ubutumwa. Ntabwo nari mbikwiye, ariko iyo yararebye isanga izanshoboza gukora neza icyo yampamagariye. Nihabwe icyubahiro rero, ninde utayishima, ninde utayihimbaza. Rero uyu munsi wa none Imana yashyize ubundi butumwa ku mutima wanjye, kandi irashaka yuko mbubagezaho. Ariko ubwo butumwa ntago bugenewe abantu bose, hari abo bugenewe inshuti bene data, kandi abo bugenewe nta bandi, bugenewe abasigaye. Niba uri mu mubare w'abasigaye, ubu butumwa ni ubwawe, kandi ukwiye kubwumva, ukabwumva ubwitayeho, kugira ngo umenye neza icyo Uwiteka ashaka kukosora, icyo Uwiteka kunenga uyu munsi wa none. Nubwo barirwa mu basigaye, ariko Uwiteka afite icyo akugaya, kandi icyo ngicyo gishobora kukurimbuza rwose. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo wigire hafi, ntujye kure. Iyi message niwe imanukiye, kandi irakugirira umumaro. Nawe ubwawe uri burebe neza yuko wari uyikeneye, yari ngombwa. Rero ni message igenewe abasigaye. Uwiteka ntumye ku basigaye kugira ngo bumve icyo bakwiye kwitondera, kugira ngo nabo batazagwa muri bwa buriganya bwa Satani, kuko Satani ngo azayobya n'intore niba bishoboka. Mbere rero yuko mbagezaho iyi message ku basigaye, ku bari mu mukumbi mutoya Uwiteka yisigarije, abo ngabo nibo nje kuvugana nabo. Nimunyemere tubanze dusenge rero, dusaba Imana kugira ngo ibane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje, kuko dushobora kujya kuvuga ubutumwa tukavuga ibyacu, dushobora kujya kuvuga ubutumwa ugasanga Satani araturogoye. Ariko nituba turi kumwe n'Imana, nituba tuyobowe n'Umwuka Wera, turatambutse ubutumwa kandi buragenda neza. Rero ni ubutumwa bukomeye Uwiteka numye ku basigaye. Niba ubarirwa mu basigaye, ihutire kubwumva, umenye icyo gukosora bigishoboka. Haleluya, haleluya. Nimunyemere rero dusenge Imana, turagaruka turebera hamwe iyo message igenewe abasigaye, igenewe abarokotse. Biteye agahinda Satani, kuko nta kindi kimugenza usibye kwica, kwiba no kurimbura. Amaze kurimbuza benshi, amaze gutesha benshi inzira, benshi baraguye bava mu byizerwa, ariko hari abasigaye. Imana ishimwe cyane. Abo basigaye rero bagiye bavugwaho n'abahanuzi batandukanye, ndetse Bibiliya yagiye bavugaho kenshi ibintu bitandukanye, kandi Uwiteka uyu munsi nibo aje kuvugana namwe.
Reka rero dushima Imana. Turagushimye data mwiza, urera urakiranuka, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereza bose. Uri Imana yera, uri Imana yuzuye urukundo n'imbabazi. Tuzirikana buri munsi uko bukeye urukundo rwawe rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo rukundo nirwo udusaba kugeramo ikirenge. Urashaka ko dukundana nk'uko Kristo yadukunze. Duciye bugufi rero, turinginga kugira ngo turebane amaso y'imbabazi, kuko turabizi yuko duhora twifuza gukora icyiza, ikibi kikadutanga imbere. Nyamara Yesu ashimwe, kuko amaraso ye ariyo atweza, ariyo atwuhagira, akadutunganya tukera dede. Duciye bugufi rero ngo icyubahiro cyose kibi cyawe, utweze udutunganye tuboneze, kandi turinginga ngo twuzuze umwuka wawe wera, wa wundi udushoboza byose, aba ari nawe uza aduhagarikire, atuyobore, tubashe gutambutsa ubu butumwa atari ukugira ngo twihimbaze, ahubwo byose bibereho guhesha ikuzo izina ryawe. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Nzaniye ubutumwa abasigaye. Niba uri mu mubare w'abasigaye, ubu butumwa ni ubwawe. Bene data nshuti bakundwa, tugiye gutangira turebera hamwe uburyo ijambo ry'Imana ryagiye rivuga mu bihe bitandukanye ku bantu basigaye. Haleluya. Hari abahanuzi bagiye bavuga ku basigaye. Tugiye gutangira tureba umuhanuzi Yesaya, uburyo yavuze ku basigaye. Yesaya yavuze ku basigaye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya nyine, igice cya 10, umurongo ni uwa 20 kugeza kuri 21. Yesaya yavuze ku basigaye. Tugiye kureba rero abasigaye icyo ijambo ry'Imana ryagiye ribavugaho mu bihe bitandukanye. Hatoya utaza kumva mvuze ijambo ngo abasigaye ukagira ngo ni ijambo nihangishijeho, cyangwa se ni ijambo ry'inzaduka, ushobora kuba utarigeze uryitaho, ariko abasigaye bavuga inshuro nyinshi mu byanditswe byera. Tugiye rero kureba abasigaye uko Yesaya yabavuzeho mu gice cya 10, umurongo ni uwa 20 turageza ku wa 21. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko uwo munsi abazaba barokotse muri Isiraheli n'abazaba bacitse ku icumu mu nzu ya Yakobo bazaba batakisunga babakubise, ahubwo bazisunga Uwiteka by'ukuri, uwera wa Isiraheli. Abarokotse bo mu ba Yakobo bazagarukira Imana ikomeye. Amen, amen. Niwumva se ko abasigaye ijambo ry'Imana rifite icyo ribavugaho? Mu bihe byose habaho abasigaye, hajya habaho ab'Imana yisigarije. Abo ngabo nibo nje kuvugana nabo, nibo Uwiteka yantumyeho. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari Yesaya wenyine wavuze ku basigaye bene data, ahubwo n'umuhanuzi Zefaniya nawe yavuze ku basigaye. Tureka twumve nawe icyo yabavuzeho. Ni Zefaniya igice cya 3, umurongo wa 12 turageza ku wa 13. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ahubwo nzagusigamo ubwoko bw'indogore n'abakene, kandi baziringira izina ry'Uwiteka. Abarokotse bo muri Isiraheli ntibazakora ibibi. Haleluya. Hari abarokotse, hari abasigaye, ntibazakora ibibi, habe no kuvuga ibinyoma, n'ururimi ruriganya ntiruzababonekaho mu kanwa kabo, kuko bazagaburirwa bakaryama ari ntawubakanga. Amen, amen. Erega hari abasigaye mu bihe byose, no mu gihe cya none hari abasigaye. Nubwo benshi bamaze kugwa bakava mu byizerwa, bagatenguha Uwiteka bakamuvaho, ariko hari abo
yisigarije. Haleluya, haleluya. Imana rero ivuga ko izasigarana abantu bake bayubaha kandi bafite umutima wicisha bugufi. Mpise nibuka ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 66 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, aho Uwiteka abaza ngo mbe mwanyubakira nzuki? Ijuru ni intebe yanjye, naho isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye, ngo mbese aho mwanyubakira aho gutura ni he? Ahubwo akavuga ngo uwo nishimira ni umutima w'umukene uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Rero abasigaye ni ba bandi bicisha bugufi, ba bandi bahindira umushyitsi Uwiteka kandi bafite umutima ukeneye Uwiteka. Ntago rero ari abo ngabo babivuzeho gusa, turagenda turebe urundi rugero mu isezerano rishya mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 5, naho ijambo ry'Imana rivuga ku basigaye bene data. Nuko rero uko niko bimeze no muri iki gihe, niko ijambo rivuze ngo nuko rero uko niko bimeze no muri iki gihe. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Haleluya. Abasigaye ntago bakwiye kubyirata ngo hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe, ariko atari kubw'imirimo, atari kubw'inkomoko, atari kubw'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo batoranijwe kubw'ubuntu. Reka tuhasubiremo tuhasome. Nuko rero uko niko bimeze no muri iki gihe. Haleluya. Hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Umuntu wisanga mu basigaye ntiyirate, kuko yatoranijwe kubw'ubuntu. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoreza tureba abasigaye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice ni icya 12 umurongo ni uwa 17. Tureba abasigaye ubundi barangwa n'iki. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye. Haleluya. Bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ngabo abasigaye bavugwa mu bihe byose, baba bafite kwitondera amategeko y'Imana. Haleluya. Mu isezerano rya kera abasigaye, haleluya, babaga bafite kwitondera amategeko y'Imana nk'uko yanditswe mu gitabo cyo Kuva igice cya 20. Tubona amategeko y'Imana. Abayitondeye rero mu bihe byose, abo ngabo babarirwa mu basigaye. Haleluya. N'uyu munsi rero niko bikimeze. Hariho abasigaye. Abo ngabo baba bafite guhamya Yesu Kristo. Abo ngabo bagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Abo ngabo Yesu Kristo yabavuzeho, arababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamubaye abigishwa banjye nyakuri, ngo kandi muzamenya ukuri, namwe muzamenya ukuri, ukuri kubabature. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo nibo bana b'Imana. Haleluya. Ntihakiriho umuyuda, umugiriki, ntihakiriho uw'imbata, abo bose bahindutse umwe muri Kristo Yesu. Rero ngo n'uyu munsi hariho abasigaye, ariko basigajwe kubw'ubuntu. Rero ngo ikiyoka cyaragiye kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abasigaye bo mu rubyaro rwe, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Dukwiye kugira guhamya kwa Yesu, tukagera ikirenge muke. Aho yanyuze tuzahanyura, aho yaciye tuzahaca. Kandi ngo nta mwigishwa waruta umwigisha we, nta n'umugaragu uzaruta shebuja. Uko bagiriye umwami wacu Yesu Kristo, niko natwe bazatugenza. Ikiyoka rero ntago kizatworohera niba umwami wacu kitaramworoheye. Haleluya, haleluya. Ikiyoka nta kindi ni Satani. Ubu rero aka kanya tumaze kureba abasigaye, uburyo ijambo ry'Imana ryagiye ribavugaho mu bihe bitandukanye, kandi tubonye yuko abasigaye ikibaranga n'iki: kwitondera amategeko y'Imana no kugira guhamya kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Nimunyemerere rero turebe ubutumwa nyirizina nzaniye abasigaye. Abasigaye Uwiteka yabantumyeho, kandi ubu butumwa ni ubwabo. Bene data wumva uri mu mubare w'abasigaye,
niba uri mu mubare w'abasigaye ukwiye kumenya icyo Uwiteka avugana nawe. Hari abasigaye, hari abantu Uwiteka yisigarije. Abo ngabo nibo nzaniye ubutumwa, abo ngabo Imana yabantumyeho. Tugiye kureba rero uburyo Imana yabantumyeho. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe niho ubutumwa yampaye bukubiye. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice ni icya 2, umurongo ni uwa 18 turageza ku wa 29. Ubu butumwa bw'abasigaye burahera ku murongo wa 18 w'Ibyahishuwe igice cya 2 turageza ku murongo wa 29. Imana iduhane umugisha. Abasigaye mwese, ubu butumwa ni ubwanyu. Mwumve icyo Uwiteka avugana namwe, mwumve icyo abanenga nubwo mwasigaye, mugikureho, mukureho inzitizi yose kugira ngo Uwiteka abarebe neza, kugira ngo mutaga mu mutego wa Satani. Nimwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira. Haleluya. Uti, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma, haleluya, iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezana amakuba menshi n'abasambane be, nibatihana imirimo yabo mibi, kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo bakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'i Tuwatira, badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza uretse uyu. Haleluya. Ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya zibumba, yiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data, kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Amen, amen. Ubu maze kumva ubutumwa bugenewe abasigaye. Ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Tuwatira uti, umwana w'intama ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe. Yemwe basigaye mwe, Uwiteka arabahamiriza avuga ngo buri wese nzi imirimo yawe. N'urukundo rwawe Uwiteka araruzi, no kwizera kwawe Uwiteka arakuzi, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma. Haleluya. Uburyo imirimo yawe ya nyuma, uburyo imirimo yawe ya none iruta iy'ejo hashize, iruta iya mbere kuba myinshi. Haleluya. Nyamara hari icyo Uwiteka kugaya. Aha hantu tuhatinde tuhace akarongo, niho ruzingiye, niho ubutumwa mbazaniye buzingiye. Ngo nyamara mfite icyo nkugaya. Icyo Uwiteka kugaya rero ngiki: ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi. Kuki ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye? Kuki
kuki umukundira yewe wasigaye wituwatira Uwiteka afite icyo akugaya ngo ukundira urya muhanuzikazi Yezebeli akigisha imbata z'Uwiteka akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Bene data, ngiki cy'Uwiteka ari kutugaya twebwe abasigaye ba none, abasigaye bituwatira. Uwiteka afite icyo atugaya ko dukundira urya muhanuzi Yezebeli akigisha imbata z'Uwiteka akazoshya gusambana kandi zikarya intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Bene data, dore nzamugusha ku buriri bwe mutezana amakuba menshi n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. Bene data, ntabwo dukwiye rero gukundira urya mugore Yezebeli ko yigisha ubwoko bw'Imana. Yezebeli agiye kuyobya n'abasigaye, yiyita umuhanuzikazi, ariko abahanura bose muri iyi minsi ya none ntago baba bahanura mu izina ry'Uwiteka, ahubwo barahanura ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Dukwiye kugenzura ubuhanuzi bwose tukamenya ko buvuye ku Uwiteka. Yemwe abasigaye mwe, ntago abahanura mu izina ry'Uwiteka bose, ntago abahanura bigasohora bose. Nubwo bahanura mu izina ry'Uwiteka, ntago ari Uwiteka ubatumye, ahubwo ni intumwa za Satani kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Kuki mumukundira guhanura uriya Yezebeli? Kuki ayobeje benshi murebera mwahagurutse mukamwamagana? Kuki mumukundira? Kuki mumukundira? Ngiki cy'Uwiteka bagaya. Uwiteka arabagaya ko Yezebeli ahanura, mubizi neza ko ari Yezebeli kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka mukamukundira. Erega Satani yamuhaye igikundiro kuko ari uw'isi, kuko akorera isi, kuko akorera Satani, kuko ahanura ibinyoma bivuye kuri Satani. Aravuga isi ikamwumva, aravuga isi ikamukomera amashyi, ndetse bakamugira umuhanuzi wenyine usigaye, bakamugira umuhanuzi w'intasumbwa, bakagira umuhanuzi abantu bose bakwiye gufata w'icyitegererezo. Ariko mwitonde yemwe abasigaye bituwatira mwe, Uwiteka afite icyo abagaya. Yabashimye byinshi rwose, yabashimye urukundo, yabashimye imirimo yanyu ya none kwiruta iya mbere, ariko hari icyo abagaya. Kuki mukundira urya Yezebeli, wa wundi akayobya intore, akayobya abana banjye, akabayobya, ayabayobesheje ubuhanuzi bwe bw'ibinyoma? Kuki mumukundira? Ni ku Uwiteka babaza. Yemwe abasigaye bituwatira mwe, nimwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Ntabwo mukwiye gukundira uriya Yezebeli guhanura ngo nuko ahanura bigasohora. Uzatumwa nande? Ayobeje benshi biraye. Ariko uyu munsi wa none Imana ishimwe ko abasigaye bituwatira uwo mugayo mugiye kuwukuraho. Uhereye none mukajya mureba abahanura bose niba atari ba Yezebeli, mukajya mureba abahanura bose niba koko batumwe n'Uwiteka. Erega ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugenzure byose, mubigerageze, mugundire ibyiza. Uzagerageza ibihanurwa ute? Uzabigerageresha ijambo ry'Imana. Kandi Yesu Kristo yaratubwiye ngo abazaguma mu ijambo rye nibo bazaba bigishwa be nyakuri, kuko ijambo rye rizabamenyesha ukuri, ukuri kubahe kwigenga, ukuri kubabature ububata bwose bwa Satani. Satani rero azabasha ibyo yagambiriye byose kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Azabatumaho intumwa zisa nk'uko musa, zambaye nk'uko mwambaye, zivuga nk'uko muvuga, zifite imihango n'imigenzo nk'iy'abitorero rya Kristo ryasigaye. Ariko abo ngabo bazarimbuza benshi kubera yuko bazazaho muri bisanishije nk'uko musa. Bazavuga ijambo ry'Imana barivuge kurusha n'abandi bose, ariko batumwe na Satani.
Uwiteka rero antumye ku basigaye ngo mwitonde, kuko Satani noneho nimwahagurukiye kandi abatumyeho uriya Yezebeli wigize umuhanuzikazi. Kuki mumukundira agahanura? Kuki mumukundira akavuga ibinyoma akaba arimbuje imitima ya benshi? Kuki mumukundira? Nicyo Uwiteka aje kubabaza. Uwiteka yabashimye cyane, yavuze ngo nzi imirimo yawe, rwose imirimo yawe arayizi, nzi urukundo rwawe araruzi, no kwizera kwawe arakuzi, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe. Erega basigaye baranagabura, bavuga ubutumwa bwiza, bavuga ijambo ry'Imana, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi ndetse no kuba myiza. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane. Ubusambanyi ni bwinshi muri iki gihe, abantu bari gusambana na maraya. Maraya yobeje benshi, uburaya bwa maraya buyobeje benshi, inyigisho za maraya ziyobeje benshi. Ngo nimugende murye, ngo nimugende mukore ibyo mukora byose ntacyo muzaba. Ngizi inyigisho za maraya, yiyambitse uruhu rw'intama nyamara imbere ari isega iryana. Bene data rero, mwebwe abasigaye bituwatira, nimwihangane, musaba umwuka w'ubushishozi, musaba umwuka wo kurobanura imyuka, kuko Yezebeli arabaziye. Yezebeli atumwe na Satani, abatumweho kugira ngo abarimbuze, abatumweho kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Ni mwebwe ahagurukiye, ni mwebwe mumuraje ishinga, kuko abandi bose arabafite, abandi bose yamaze kubagusha, ariko uyu munsi ahangayikishijwe n'abasigaye bituwatira. Bene data rero, namwe abasigaye bituwatira, nimurwane uriya Yezebeli, mwimukundira ko akomeza guhanura. Erega ngo yigize umuhanuzikazi nyamara ari kuyobya ubwoko bw'Imana. Yezebeli arabaziye, Yezebeli arimbuje benshi. Mwimukundira, icyo Uwiteka nicyabagaye. Kuki mumukundira? Kuki mukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye akaziyobya kugira ngo zisambane zirye n'intonorano? Ngiki cyo Uwiteka abagaya. Mwitonde rero, iki kintu mugikosore, kuko Uwiteka yababonyeho umugayo umwe gusa. Mufite byinshi byiza bishimwa n'Uwiteka: urukundo, ukwizera, ukwigisha. Haleluya! Imirimo yanyu myiza iruta iya mbere. Ariko arabagaya, kuki mwemerera uriya Yezebeli? Kuki mumwemerera? Hari n'abamukurikira bakumva ibyo avuga bakamujya inyuma. Kubera iki? Muyobejwe n'uburyarya bwa Yezebeli, kandi afite misiyo yo kuyobya abasigaye. Mube maso, Yezebeli aje kuyobya abasigaye ngo aboshye, musambane namwe kandi murye n'intonorano, murye inyama zaterekerejwe ibigirwamana. Biragatsindwa kuba umaze igihe warihanganye, ariko ukicwa na Yezebeli ku iherezo. Haleluya, haleluya. Tube maso, ngo ubwo butumwa narimbazaniye mwebwe abasigaye bituwatira. Haleluya. Nimukosore iki kintu, mureke kongera gukundira urya Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, kuyobya ubwoko bw'Imana, kuyobya imbata z'Imana. Nimumubuze, nimumurwanye mu izina rya Yesu Kristo, nimumucecekeshe, nimumudenonse, nimuvuge ibye. Erega mufite amaso abona ibyo abandi batabona, nimuhishure icyamuzanye. Nubwo mubona ari umuhanuzi, nubwo mubona ari umuhanuzikazi uruta abandi, ni Yezebeli aje kurimbura ubwoko bw'Imana. Nimumurwanye, hanyuma Uwiteka abakureho uwo mugayo. Muri kurebera Yezebeli arimbuye imbata z'Imana, murebera. Biragatsindwa. Ngiki cyo Uwiteka abagaya, nimugikureho mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka. Ntabwo Uwiteka yabasaba ikitari mu bushobozi bwanyu.
murabishoboye, murwanye uriya Yezebeli areke gukomeza kuyobya imbata z'Uwiteka. nubwo yigize umuhanuzikazi ariko abahanura b'inyuma ni benshi. Satani azabatumaho uwo musa. niba uri mu basigaye, bazaba bambaye bikwije, bazaba bitwikiriye umutwe, bazaba bari natural, ntabwo bazaba bagaragaza yuko ari abasatani, ahubwo bazaba biyambitse uruhu rw'intama, nyamara imbere ari amasega aryana. Satani rero agiye kubatumaho abo musa, mubibeshye ko muri kugendana urugendo, nyamara ari Yezebeli. Ariko muzabamenyera mu byo bavuga, muzabigenzuza ijambo ry'Imana, muzamenya niba bari kuvuga ukuri kuvuye ku Uwiteka cyangwa ari intumwa za Satani. Ngubwo butumwa nari mbazaniye rero. Amahoro y'Imana bane namwe, mube maso, mukosore ibyahari bidatunganye, kugira ngo uwo mugayo Uwiteka yababonyeho nubwo yabashimye byinshi muwukureho mu izina rya Yesu Kristo. Ngubwo butumwa nzaniye abasigaye. Mbese ko wumvisha abasigaye ko ari abitondera amategeko y'Imana, bakagira guhamya nk'ukwa Yesu Kristo, bakagira guhamya kwa Yesu Kristo, waba wisanze uri mu basigaye? Niba utari mu basigaye, biracyashoboka, Uwiteka aracyateze amaboko, nawe wajya mu basigaye kandi ukamenya ibyo abwira abasigaye kwitondera. Icyo abanenga ni ukudakundira urya Yezebeli, gukomeza kuyobya imbata z'Imana yitwaje ubuhanuzi. Ubuhanuzi bugiye kuyobya n'intore niba bishoboka, ngo nuko bahanura bigasohora. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo kigaragaza ko ubuhanuzi bavuga buvuye ku Uwiteka. Muramenye nubwo Yezebeli ahanura bigasohora, atumwe na Satani, nimugenzura ibyo avuga niba bihuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta handi muzabamenyera. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri. Ukuri niko kuzaba batura ubata bwose bwa Satani. Umuntu udafite ijambo arahaguye. Umuntu udafite ijambo ry'Uwiteka, ibinyoma byose azabyakira nk'ukuri. Ariko yewe wasigaye wituwatira, itondera ijambo rya Kristo, itondera ijambo ry'Imana, urigenzuza ibihanurwa byose, kuko Yezebeli arabaziye mwebwe abasigaye, kandi yitwaje ubuhanuzi, ayobeje benshi, ayobeje n'intore niba bishoboka. Ngabo rero kosora icyo kintu kugira ngo ubashe kurokoka Yezebeli ukuziye. Amahoro y'Imana bane namwe kuri Bibiane TV nakagaruka. Uyu ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza. Ndabakunda. Reka dusenga Imana. Turagushimye, turaguhimbaje, rero urakiranuka. Tugushimiye ijambo ryawe ko ritajya rimanukira ubusa. Tugushimiye yuko uduhishuriye icyo utunenga kugira ngo tugikosore. Erega ngo dukundire uriya Yezebeli, tukamukundira kuyobya imbata zawe yitwaje ubuhanuzi. Utubabarire, ntago tuzongera kurangara. Tugiye kwita kuri iki kintu, tugenzura ubuhanuzi bwose bw'uriya mugore Yezebeli kugira ngo atayobya n'intore niba bishoboka, kandi tugiye kumushyira ahabona kugira ngo imbata zawe zari zitangiye kuyoba, ziyobejwe nawe, zigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Utubabarire aho twagenze nabi, utubabarire aho twateshutse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe kuri Bibiane TV nakagaruka. Bye.